ugerageza kubyina. nari naraziguhishe ariko uyu munsi ndazikubwira. Umugabo nyamugabo apfukama asaba imbabazi. Indi nshuro umugabo apfukama. Umugabo apfukama aramya Imana yamuhanze. Indi nshuro umugabo apfukama. Umugabo apfukama ashaka umuryango. Nibaza kubikora neza utarakoma amashyi araba yaje ku itegeko rya korari. Ni ukuri sinababeshya. Amashyi menshi cyane. Nice. Amashyi menshi cyane. Nice. Hanyuma ariko begereze nanone urutamyi. Emi ni umuntu uvuga make ariko munsi ya makeya. Andi magambo kumva ijambo rye biragora, ariko ntabwo birangirira aho ngaho, ariko ni umukozi. Ndabihamya neza kuko mu minsi twamaranye nabonye umuhungu udasanzwe muri iyi minsi tubayemo. Nabonye ari umuhungu udasanzwe. Tumaranye hafi imyaka 3 twabanaga mu rugo. Murumva ko ni umwana mu rugo. Tunamenyesha Manuel ko atwaye intwari. Ntekereza ko Esther ari intwari kurusha twebwe, nubwo natwe turi intwari. Thank you, Papa, thank you. Gospel today, the gospel message through the world. Muraho mwese, Yesu nashimwe. Ndashaka kugira ngo twese icyo kinezeza kurusha ibindi byose. Nimunyemerero miryango migari twakira abana bacu Esther ndetse na Emmanuel kugira ngo tubakire. Ndasaba buri muntu wese abanza hejuru, buri muntu wese ahaguruke, hanyuma tubakire. Ngira ngo kandi iyo utazi kubyina cyangwa se gusirimba uzamura gatoki cyangwa se ugakomera amashyi abantu bazi kubyina. Ndaza kubona rero twese tubanezerewe. Ndagira ngo DJ uzamura umurya w'inanga, hanyuma muri
gutyo. nukuri mwami wanjye ubasumba bose siriyensi kabiri Aha, batambuka neza cyane. ndumuhamya w'imirimo yawe iyo uvuze biraba Aha, I want you surround. Aha. Aha. Aho uri nawe ugerageza kubyina. umutima yesu wagize amarembo y'urupfu yesu warakoze ishimwe rinyuzuye umutima yesu warakoze Twese. Yewe. wagize amarembo y'urupfu yesu warakoze wagize amarembo y'urupfu yesu warakoze ishimwe rinyuzuye umutima Aha. Yewe. Tuwe. Fanya. Twese ibiganza hejuru tugira gutya. Aha. Hey. Esa. Twabateguriye hano mu muryango nk'umwami ndetse n'umwamikazi. Turaza gutarama bya nyabyo, turaza gusingiza Imana, hanyuma mu gihe icyubahiro. Nyagasani tugushimiye ibyo wakoze mu gitondo, ibyo twaguhaye mwami ngo ubiyobore byagenze neza nk'uko twabiteguye, izina ryawe nihashirwe hejuru. None rero mwami tugiye kujya muri reception yacu, turakuraritse ngo uzubane natwe mwami, nituza kubisoza amahoro turaza gushima izina ryawe. Urakoze Nyagasani mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Nabasuhuje ariko sinzi ko mwe mwaramukanije. Abantu bavuge ukumva n'abandi barimo baravuga. Mujye mureba MC abashakira umwanya, hanyuma namwe muvuge. Hari abantu ndimo kubona ndibuze guha iyi mikrofone bakavuga ibyo twarimo tuvuga. Imana iduhana umugisha ubwo mu byubashye. Muryango mugari wa Vincent uhamagarwamo Maniriho Jean Marie hamwe n'abo mwagendanye mu izina ry'umuryango wacu wa François, turabaramukije mu izina rya Yesu. Aba bose turi kumwe ni abagize umuryango wacu n'inshuti zacu n'abaturanyi bacu. Reka mbasabe mwese musuhuze bariya bagabo baje batubereye abashyitsi kuri iki gicamunsi. Murambura ikiganza cy'iburyo mwese mubasuhuze. Hanyuma zivugwamo turabekereje nakirizo ntashyo, natwe twakire ntashyo. Uwatubanjirije agacumugana kavuga ngo zitukwamo nkuru, twebwe ntabwo tuwemera, ahubwo twebwe twemera ko zivugwamo inkuru. Mu mfura havugwamo inkuru, mu nka tuvugamo inkuru, kandi no mu ntwari turata intwari inkuru. Naho iyo ugiye kuvuga ko zitukwa waba uzipfobeje. Yari imyandikire y'ikinyarwanda cy'icyo gihe. Jean Marie karame hamwe nabo mwagendanye, ndagira ngo wigire hano hafi
umuryango wagusuhuje ariko uze duhurire hano ariko wowe wiyizire hano twihagararire ku mweru nabonye ibyo abantu babigeneye Yesu ashimwe cyane ahimbazwe muraho murakoma muraho neza iwanyu se murayavunga akavungika gacika imimero hanyuma mukayengamo izidakangaje iwacu dufite umugisha n'imvura iragwa muri iyi minsi ndetse ntacyo dushinja Imana yego ni karibu mu muryango wacu twebwe rero twarayaseretse twarayinitse tumaze kuyinura turayasereka tumaze kuyasereka turayanika tuyavuna imitwe bwa mbere tuyavuna umutwe wa kabiri turayashwaga maze iyo fu tuyikuramo amafunguro afungurwa n'abarara hanyuma birirwa nabo tukabashakira andi mafufu maze rero twari tubizi ko muza mu muryango wacu nagira ngo nkwakire ku ruhi twaguhishiye hanyuma birasengeye birejejwe cyane turimo abatambyi kandi n'iwawe nababonye birasengeye hanyuma ndagira uko ugira se imisozi twagenze ndumva akagera ku nyota ariko hari abahereza bawe sinzi mbese nabo menya batanga bagira ngo ahari barahura na wa mugabo ngo gera amako banza bafite ubwoba niba reka uriya mugabo w'indekwaze nakomere ariko se arakomera nari natinye gusoma ariko nari nabitinye ngira ngo imbere bahereye naguma imbere bahereye besura ibibindi babyirenza njyewe nawe ntacyo dufata guma aho ngaho muhungu wacu umbere umunywi yego hanyuma tunywe ndakunywera pe kandi hari igihe kane batubwiye cyitwaga nywa ndakunywera imfura yaciye aha ngaha ntiyariye ntibazakubeshye reka tubibike imbere y'imbavu natwe gumaho nitwumva bimeze neza dukomeze twinywere ariko tubanze tugere gutya n'abariya baze kumenya ko tuza kubaha ntabwo tuza kwiharira yego ubundi biryoha bisangiwe cyo nibaguha amashyi shawe uri umuntu w'umugabo nibaguha amashyi iki ni ikimenyetso cy'uko n'abandi biri bubagereho ni ikimenyetso cy'uko niba dusomye gatatu bo baraza gukuba gatatu bagira icyenda si uko ibiganza babitaga mu mashyi ntabwo byagabana amashyo nawe nibagutwaze nibagufashe hanyuma Jean Marie karame aha ni mu muryango wacu turaziranye turi inshuti turi imiryango migari aha ngaha wisanzure ariko ndibwira ko ufite n'ubutumwa ndabufite nubwo pastor wanyu oya nubwo umuryango wa Yandere Vincent kandi urabizi ko twagutumyeho yego ko tuzakugenderera umunsi nk'uyu yego twari tuje rero reka rero nkwereke nabivuganye n'umuhungu wanjye dasumbwa akaba intore y'umuryango yego twabivuganye ngo nugera hano akubanze nanjye nkiri hano rero yego ubutumwa bumbwire hanyuma aze kubona uko abo yatumiye bangana baza gutarama agatega turike akandi gatohe
yego ngaho jya mbere. urakoze cyane rero nyakubahwa Anastase, urabizi ko dusanzwe turi inshuti yego kandi turi abanywanyi, yego turagenderana mu birori byacu, turabatumira namwe mu byanyu mukadutumira. yego urabyibuka neza ko mu gihembwe gishize yego mwaje mu muryango wacu wa Vincent yego mutugana mukatubwira ko muje kudusaba ubuhake, yego hanyuma kandi ko mukennye ariko mudakennye amasambu, mudakennye inka, mufite ubukene bw'amaboko, muti mu muryango wanyu turashakamo amaboko. yego hanyuma tujyana ibiganiro ku isibo nto, usaba irembo yego ryinjira inka rigasohoka umugeni, irembo turaribaha, hanyuma musigana inka y'imfatarembo. yego mu kindi gihe twasezeranye muza gusaba umugeni, yego murasaba tubemerera umugeni, turabakosha amadukwera, yego twumvikana ko umunsi nk'uyu itariki nk'iyi tuzabahekera. yego hanyuma rero ubutumwa bw'umuryango nazanye twagendanye nk'uko ubareba, urabizi ko turi imfura kandi namwe muri izindi, yego urabona ko bafite akanyamuneza. ntabwo mvuga byinshi, mu kanya ubonye ko igitaramo cyari gishyushye mu rugo iwawe, yego ngira ngo nabonye uhamagara n'umwana w'amazi uti n'ibiki bibaye, yari abonye ingobyi. yego rero uyu munsi twari twagiye mu mujishi, tuza duhetse umugeni wasabye mu muryango wacu. yego reka nsabe Mawombi Esther yigire hino anyegere. urabizi ko mbe muryango mugari wacu hahagurutse ukitwa umugeni cyose bigenda gute? nyakubahwa Anastase rero Mawombi Esther wasabye n'uyu. yego urabona ko igihe wamusabaga twarushijeho kumwitaho, turamusiga, turamunogereza. nubireba neza urabona ko bitandukanye na burya. yego hanyuma rero ntabwo nkubaza ngo naguhinduriye, urabizi ko turi imfura. ndagira ngo ngushyikirize umugeni wasabye wo gushyingirwa umuhungu wawe. uwo ni we Esther. hanyuma batubwiye ko umuhungu wawe yari amaze iminsi afite ikibazo, uyu munsi twaje gushyiraho igisubizo kugira ngo umuryango waguke. nibaguha amashyi. urakoze cyane. nibaguha amashyi. twakiriye Mawombi, nyaboneka nyaboneka. hanyuma ibisigaye ni ibyawe. urakoze, ndagushimiye. ubutumwa Imana iriho, bwanjye Imana iriho koko kandi mubana nayo. dore hera hariya ma bariya ni baramukazi bawe, humura. hariya ni ba nyoko wanyu, humura. kandi hariya harimo ba nyirasenge w'umuhungu, buriya nawe ni ba nyogosenge wawe. hariya ni ba shangazi be, ariko burya ni n'abawe nawe. dore hariya hakurya ab'inyuma ureba nabo baheruka kuza mu muryango wacu nkawe, nibo baherukaga kuza hano mu muryango wacu. ahangaha rero imbere yawe ni kwa sobukwe. ntabwo umuntu atinya sebukwe, ahubwo aramwubaha. maze rero mwa basaza mwe uko muri bane, ngaho nimuze mwakire umujishi, muhagurukire icyarimwe mwese, maze muze mwakire umugeni. babyeyi mutere impundu.
amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Mana iriho umujishi wajemo, abasaza bawakiriye kandi bawakirije yombi. Yego rwose. Maze umukobwa wanjye, abaje bose baguherekeje baragukunda, papa na mama baragukunda, barumuna bawe na bakuru bawe baragukunda, abasaza bawe na baso wanyu baragukunda. Abaturanyi bajyaga bahamagara ngo Mawombi, Mawombi, Mawombi. Hera hariya, hera hariya, ubabwira uti ndagiye. Uko babigenza sinkusi. Agiye yishimye. Iki ni ikimenyetso cy'uko avuye mu maboko y'abamukunda akajya mu maboko y'abamukunda nanone cyane. Maze rero Emmanuel muhungu wacu, ngwino, ngwino unyegere, ngwino maze unyakirire umukazana sha, nyakirire umukazana. Bariya basaza bose bamusuhuje ariko ntibamuramukije. Ngaho muramutse sha, muramutse turi kuzikuramukanya. Amashyi menshi cyane. Mwongorere mubwire uti mu muryango baragukunda, uti kandi tuzakomeza kugukunda cyane. Ngaho rero genda umwicaze aho twicaza abamikazi. Kandi Manuel nagira ngo nkwibira ibanga, nubona Mawombi yarize, hari amarira y'ibyishimo. Uzi ikiyaranga? Amarira y'ibyishimo iteka iyo umuntu yayarize, uzayarigate humva ari isukari. Iyo umuntu yarize amarira y'umubabaro n'agahinda, usanga ari umunyu. Uzabaza baturushiye gutera imbere cyane mu bushakashatsi, ibyo bintu uzabisanga gutyo. Amarira y'ibyishimo ni isukari, niko amera. Amarira y'umubabaro aba ari umunyu. Uzirinde ko arira ayo marira y'umunyu. Ubuzima bwawe bwose, bariya basaza mufata akaboko muhindukire nkubwire, aba basaza bababyeyi, aba bose ureba bahagaritse imirimo yabo inshuro zirenga 3 bagira ngo ubumugabo. Ntabwo tugukeneyeho amaturo, tugukeneyeho umuryango wubaha Imana ukubaha n'abantu. Tugukeneyeho umuryango wubaha so ukubaha so ubukwe. Kandi umuntu w'umugabo apfukama inshuro 3. Nari naraziguhisha, ariko uyu munsi ndazikubwira. Umugabo nyamugabo apfukama asaba imbabazi. Indi nshuro umugabo apfukama, umugabo apfukama aramya Imana yamuhanze. Indi nshuro umugabo apfukama ashaka umuryango. Aba bagabo bose ubona ahangaha, impamvu babanye imyaka 50, 60 nabo bashakanye, nibyo bigero 3 baciyemo. Uzamenye gushaka Imana, umenye gusaba imbabazi, umenye gupfukamira umuryango. Ibyo nubishobora ntabwo ruzamenerwamo. Maze rero nawe nagira ngo mubwire babakobwa najyaga mbona musesa imyugariro mwirukanka muca hirya no hino, basezereho Esther areba. Mwese rungana basezeyeho, abonye uwe kandi Imana imuhaye. Hanyuma rero ngaho tujyanira umukazana, ibindi nzagenda mbikwigisha mwana wacu. Genda uteke utekane. Uyu munsi bajye bakubanza, twajyaga tubanza abasaza, ariko uyu munsi bajye bakubanza, ibikorwa byose bijye bibanza. Maze Rwema nawe unyitire ku muryango waduhekeye umugeni, hanyuma ubiteho uko batwitagaho,
bigere aho bisesekara. Hanyuma muryango mugari mukomeze munezerwane kandi turabashimiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amashyi menshi cyane. Ririye neza. Impundu nyinshi rwose. Nakoze cyane. Umubyeyi ati umugisha w'Imana uzaba umehonone n'iteka ryose. Maze nibaza kubikora neza utarakoma amashyi araba yaje ku itegeko rya korari ni ukuri sinababeshya. Amashyi menshi cyane. Nice. Hanyuma reka bongere babegereze urutamyi. Amashyi menshi cyane. Nice. Hanyuma reka babegereze nanone urutamyi. Mu bintu bimara stress bikagabanya isukari mu mubiri ndetse kandi bikagabanya n'umuvuduko w'amaraso. Na Bibiliya yarabivuze ngo mutazishanye guhoberana kwanyu kwera. Amina. Reka sabe bande mutuzamure ya ndirimbo mwari nimba rwose cyiza cyane. Nababwiye ngo iyo utazi kubyina bigenda bite? Abahungu abajama hano. Yes sir. The boys. Urakoze cyane. Mwabyinnye neza. Imana ibahe umugisha. Nimutambuke nta kibazo mujye mu byimbo byanyu. Ariko nawe ntabwo uzi kubyina uzabimenye. Nawe asante sana tubakomera amashyi. Buza mazina namwita bega we ukunagira neza. Buza mazina namwita bega we ukunagira neza. Buza mazina mutanga bugingo we nyir'ubutungane.
Jenny. mbegu kumnagira neza wanamwita mbega we mbegu kumnagira neza buza mazina namwita Nice. Ikemanwe. Ejo bundi hari ubukwe nari ndimo. Umukwe afata keke twitwaye. Amashimwe cyane tubashimire cyane rwose. Hanyuma baraza kubegereza ya maplateau manini. Emmanuel uraza gutambukana na Pale. Hanyuma Esther nawe tambukana na Marlene. Mwerekere mu miryango yombi. Nyuma yibi. Nice. Ikwizera ni wewe umureni wewe umure Beneza Beneza mana wa tusauye ngami mana tusaura tungusima nawe tuzaora tungushima ngami mana we tuzaora tungushima ngami mana we tuzaora lazima ichubairo ngami mana tuzaora tu Hallelujah, ngami mana
murakoze cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi haleluya. Uyu ni umugoroba dufite ishimwe Imana yaturemeye mu rugo rwacu. Ntabwo twari tuzi uburyo izabikora, twari dufite amatsiko, ariko uyu munsi Imana yerekanye uburyo ari umwami ukomeye. Turashimira Imana, dushimira umwana wacu Esther. N'umwana tutashobora kumenya uburyo nyine yari ateye cyangwa uburyo ateye. N'umwana uteye uburyo bwe bwihariye, utagira umujinya, utagira umutima mubi. N'umwana ushobora gucyaha nonaha. Hari igihe ababyeyi bajya bavuga kugira ngo batake abana babo, ariko mu cyambere uyu mwana mushimira n'umwana ucyaha nonaha. Ejo wamubwira ngo ibyo nakubwiye ejo warabyumvise, atahubwo wabonye narongeye kubikora. Nicyo gisubiza gusubiza. Icyo umuhannye ni ibyo, ubwo cyarangiye nta n'ibizagaruka. Mubanze mumumpera amashyi. Hanyuma nifuje rero kumuha impano iruta izindi. Oyakora. Hano hari impano iruta izindi. Narebye icyo nagabira abana banjye, ndagishaka ndakibura, mbona ibindi byose bijya bita agaciro, bikagajuka, bikamara igihe, ariko mbona ikiruta ikindi ari uko namuzanira uyu muzingo wambeshejeho mfite imyaka 16, nkaba ari inzengero ubu, ntarakorwa n'isoni, ntaramwara, kandi urugamba rwose ruje. Ahangaha hakaba harimo ibikoresho byo kururwana. Mpitamo rero kuvuga ngo bana banjye, iyi mpano mbahaye ni impano isaba ko buri munsi uyifata mu ntoki ukayirebamo, ukabonamo ibisubizo by'ibyo ukeneye. Hanyuma mu bindi twamuteguriye tutazanye hano, hari harimo umukeka. Uwo mukeka ni umukeka twamwigishirijeho uburyo bapfukama bagahamagara Imana, ari nayo mpamvu twamwise Mawombi, niryo zina rye akivuka. Urumva rero mu ntego yacu nuko aba bana tubabwira ngo uwo mukeka niwo muzajya mupfukamaho, umutsima wo kurya uzatuma mukomeza urugo rwanyu, mukaba ababyeyi beza bo mu gihe kizaza. Nuko muzumvira uyu mugabo mbahaye, muzabana nawe akabarinda mu majya n'amaza. Imana ibahe umugisha. Ayo mashyiri make ndagira ngo muyakube kabiri. Dushimira ababyeyi. Amen. Murakoze. Murakoze cyane. Haleluya. Amen.
mugoroba umutima wanjye wuzuye umunezero mwinshi cyane ntabona uko nsobanura aka kanya. Iyo ureze umwana Emi nubwo ari murumuna wanjye ariko ni umwana wanjye. Iyo ureze umwana guhera ari mutoya agakura akajya primaire akajya segonderi agasoza agatangira gushaka ubuzima ari wowe umenya ubuzima bwe bwose akaba ageze kuri iki cyiciro, ni ukuri ndanezerewe. Emi wibare kutadushwaza nk'umuryango, turagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo. Bavuze ngo Esther aritonda, ni umwana mwiza, nta gushidikanya abana bacu bazubaka kubera ko Emi ni umwana mwiza, ni imfura, abantu babanye nawe baramuzi. Ni umwana uvuga makeya ariko nivuga umwana wihangane, iyo niwe wabaye umugabo ariko wari umwana ku babyeyi. Turamushimiye cyane kandi tubifurije urugo rwiza, tubifurije kubyara kobwa na hungu, tubifurije gutera imbere cyane mugatunga amafaranga menshi. Nazaraza humura, Imana ikunda umuryango. By'umwihariko nshimiye abantu batuziye mu bukwe, byankoze ku mutima cyane. Abantu baturutse iwacu aho Kayonza, Rwinkwavu, Kabarondo, Imana ibaha umugisha, nishimye cyane. Nshimiye abantu tubana muri korari, ku itorero, abantu tubana hano Kigali, nuko banyeretse urukundo kandi nishimye, murakoze cyane. Asante sana, amashyi cyane. Ayo mashyi abiri ndagira ngo tuye kube kabiri dushimira ababyeyi. Murakoze cyane. Hanyuma hari impano abatubi iki ngo tukaba nari mvuze ngo DJ abatubihirije tutamanutse mu kazi ki ka Emi n'umukazana wacu cyangwa umwana wacu. Turashima Imana, twe turi famiye, abavandimwe, turi hano tubifuriza urugo ruhire. Uku tureba ntago ari uko tungana, turi benshi ariko tubifurije kubaka kandi mukubakira kuri Kristo. Hanyuma twabazaniye ibyo kurya kubera ko tuzakomeza tubasure, turye tunywe, mukomeze mugire urugo rwiza. Turabakunda. I love you. Mutuze. Aba bageni bombi turaririmbana, hanyuma tumaze gushyingira amakupure, ndavuga umusore n'umukobwa baririmba muri korari batarenze 10. Iyi niyo couple ntoya dushingiye kandi
nk'uko ababyeyi bo ku mpande zombi babivuze, aba bana bombi baritonda pe. Emi ni umuntu uvuga make ariko munsi ya makeya. Andi magambo kumva ijambo rye biragora, ariko ntabwo birangirira aho ngaho, ariko ni umukozi. Ni umukozi. Reka duhumurize Esther ko atazicwa n'inzara kuko Emi ni umukozi. Kandi Esther nawe si umunebwe, nawe arakora. Murumva ko ubukwe ari bwiza. Hanyuma tubaha impano, tugiye gusaba umuntu ushinzwe abagabo aze aduhoberere Emi amwakire mu bagabo ba korari. Bamwita Nizeyimana Cyprien. Emi turamwakire mu bagabo muri korari Galeyadi. Ni grand frère, akaba pere, ubwo agiye no kuba n'umuyobozi. Reka twakire n'ushinzwe abadamu nawe aduhoberere Esther nawe amwakire. Hanyuma muri korari Galeyadi tugira famiye eshanu buri muririmbyi abarizwamo. Emi abarizwa muri famiye ya Kini, nayo bari hano bamuteguriye impano, ndetse na Esther akabarizwa muri famiye yitwa Peace, nabo bari hano bamuteguriye impano, ndetse n'impano ya korari muri rusange zose tugiye kuzibahereza. Imana iduhane umugisha. Murabyanze? Okay, MC ibyanjye ngo barabyanze. Reka bakire ya kora umunsi wa none. Congratulations to you Esther and Emi. Imana y'amahoro zikomeza kubaho umugisha mu rugo rwanyu rushya. Amashi menshi cyane. Murako blessing namwe muza gukurikiraho. Asante sana. Imana ibamugisha namwe. Kwikora imirimo kandi imirimo ikora ikagaragara. Hari umuntu wigeze abivuga neza, aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Navugaga nti hari umuntu wigeze abivuga neza, aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka ngo nguwo iramwemera. Dushimye Imana rero ko natwe itwemeye kuri uyu mugoroba ikaduha ibirori by'abana bacu. Turayishimiye kandi tubikuye ku mutima. Turi famille blessing ari nayo ibarizwamo aba bana. Dushimye Imana ko nanone yongeye kuduha ibirori kandi ibirori byiza by'umugisha. Namwe twababwira tuti nimutagwa isari muzagororerwa kuko Imana dusenga ijya yumva kandi igakora. Abageni bacu twababwira ngo muzabyare muheke, muhoze amata ku ruhimbi, mubyara abahungu n'abakobwa, kandi iyo dusenga ya yindi yadukoreye ubukwe n'ibindi izabikora. Aka kari gatoya tuzanye kuko n'ibindi biri inyuma. Imana ibahe umugisha. Gato ku murishyo abaririmbyi barabaza kuba baretse gatoya, turaza kuba umwanya. Haleluya, haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turanezerewe kuri uyu munsi w'abana bacu. Bavuze ko ari famiye ndugu yangu ni Hakizimana Eri, ariko iryo zina ry'abantu bose bamenyereye. Kuri uyu munsi wa Emi rero turishimye, turanezerewe. Imana ntibeshya. Barasetse kuko ari ryo zina rye, ariko ni izina nkunda cyane kuko Imana yacu yivuze iranasohoza. Iyo yasezeranye dusohoreza ibyo yadusezeraniye. Rero kuri uyu munsi turayinezerewe. Emi ni umuhungu wanjye,
ndabihamya neza kuko mu minsi twamaranye nabonye umuhungu udasanzwe muri iyi minsi tubayemo nabonye ari umuhungu udasanzwe. Tumaranye hafi imyaka 3 twabanaga mu rugo, murumva ko ni umwana mu rugo. Ni umuhungu witonda, ni umuhungu utandukanye, ni umuhungu mbese ntabona uko mvuga. Mutekereze umuhungu twabanye icyo gihe cyose ari kumwe n'abakobwa, hari n'abandi, hari abiriwe hano batashye, ariko akaba ari wa muhungu utabonaho inenge ngo umubwire uti kubera iki. Emi rero ni umwana w'Imana, ni umuhungu uzi gusenga, ni umuhungu uzi icyo ashaka. Mumuha amashyi mwimuha. Yego, namubonyemo umuntu uzaba umugabo, kuko iminsi yose twamaranye umunsi ku wundi namubonaga ko ari umuntu ushobora kuzagera ku ntego ye, kandi reka dushima Imana ko abigezeho. Hanyuma rero Esther ntago ndi umutindeho cyane, naje gusanga nawe tuziranye, kuko nkimara kubona ababyeyi be nahise mbona muzi. Ntabwo ndi uvuge ngo ubonye umugabo mwiza, ubonye umugabo mwiza cyane, ariko nawe abonye umugore mwiza cyane. Imana izabubakira urugo, tubasabiye umugisha, tubasabiye kubyara mugaheka, tubasabiye kuzabona byinshi mwifuza muri ubu buzima tukiri ku isi. Ikiruta byose tubifurije kuzaba mu bwami bw'Imana. Emi rero ukomeze uba umwana mu rugo, ukomeze uhagende, ukomeze dusurane, kandi warakoze kutuzanira umukazana mwiza. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, umubyeyi yavuze neza, reka natwe tumukomera amashyi menshi cyane. Baragira bati rwose bana bacu natwe ibiseke turabibatuye birimo ubutumwa bwinshi kandi butandukanye. Ndagira ngo rero mutambuke mwese mubibashyikirize abana. Nze kwinginga abantu bashaka gufata umwanya wo kuvuga, ngira ngo buri muntu wese agiye avuga, agiye afata umwanya w'ijambo. Ntabwo twava aha ngaha cyangwa tuhava mu masaha akuze. Muraza kunyemerera rero, ushaka umwanya wo kuvuga azajya ambwira ubutumwa bwe mbutambutse, kandi mwijeje ko nzajya mbutambutsa mu buryo bwiza. Mama mufata ifoto nziza. Ndabyibuka nagira ngo ndarota, nabitekereza. DJ ariko ngarutse noneho nk'umuvandimwe. Ntabwo ndivuge byinshi, igihe cyagiye. Famille ya Sipire rero, Emi turagukunda cyane, kandi na Esther turamukunda, turashaka kububakira. Tubahaye inka. Bashmenshyari, nice. Kandi inka mbahaye izataha nimumara kuruhuka, muzaze nyibahe, kandi ntimuzagire ikibazo cyo gukura ubwatsi, muzaze mbashyikirize inka yanyu, mutangire ubuzima neza. Iyo havuzwe inka Ndabyibuka nagira ngo ndarota. Ntago navuga byinshi, gusa mbaje gushimira abantu badushagaye ndetse babanye natwe muri ibi birori. Ibirori bya murumuna wanjye uyakurikira unkurikira, ariko tuziranyeho byinshi. Hari byinshi ibi birori binyibukije. Murakoze.
twishimiye kubana na Emi, twaramuzirikanye ni umuvandimwe wacu twiganye muri 2022. Turamwifuriza urugo rwiza, urugo ruhire kandi azubake ahirwe. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Abangaba nabo ngira ngo mu muryango wacu duherutse kubabwira ngo urugo rwiza abana bacu. Ndagira ngo rero namwe tubashimire cyane kubw'impano mwatekereje mushyigikira umuryango wa Esther. Turaza kubashyira inyuma ya console. Nice. Mwabanye natwe. Kindi uyu mwanya twishimiye ibirori by'umuvandimwe wacu. Ntago twabona uko tumuvuga kuri uyu mwanya, ariko turishimye nk'umuryango kubw'uyu mwanya. Tunamenyesha Manuel ko atwaye intwari. Ntekereza ko Esther ari intwari kurusha twebwe, nubwo natwe turi intwari, ariko Esther ni intwari. Ntago nabona uko mbigereranya. Mu bana dufite mu rugo, Esther afite ubutwari buruta ubwacu. Ntago natinya kubivuga. Rero nkabwira Emmanuel ko atwaye umugore w'intwari kandi atwaye umugore w'umutima mwiza, umugore mushobora kujya inama mukagera ku cyo mushaka. Rero nk'umuryango tubifurije urugo ruhire, muzabyare muheke kobwa na hungu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze kandi tubifurije amahoro, amata ku ruhimbi. Imana izabane namwe. Muraza gufata amafoto mwese mureba neza cyane muri kamera kugira ngo ifoto irusheho kuryoha cyane. And smile everybody. Nice. Murakoze cyane. Asansana. Hanyuma Kalambizi batambuke. Muhizi nabo bari kumwe bose batambuke. Ni nako abitwa Bright Shower Group nabo bitegure ko mu kanya turaza kubaza cyane. Muhizi nabo bari kumwe. Imana ibahe umugisha. Nyuma y'iyi foto mwarakoze cyane kandi kumukorera Bright Shower nziza, nubwo ntari impara ariko narabibonye byari biryoshye cyane. Shangazi wa Esther nawe impano yawe wayitanga ntacyo bitwaye. Mukari nako Mama Ivan ariwe dusorezaho. Mama Ivan niwe turaza gusorezaho. Urakoze cyane Mama Ivan mu byiciro byanyu. Mutambuke mwerekere mu byiciro byanyu. Yakugira Imana mubyeyi Nsanzimana wambwitse mwana wanjye n'umwanya w'impano mu by'ukuri nawucishijeho kandi mu buryo bukwiye. Ndagira ngo nanone twese byaturyoheye. Nuko rero uwakomeza kuryoherwa yagira n'amazinda, kandi ibyicaro byiza byikorwamo n'umwana w'umuhanga. Cyokoze nubwo biryoshye, simvuze ngo ducutse igitaramo, ariko nagusabaga ngo unyereke aho wubakiye abana kugira ngo
n'ingaruka ntazayoboza, hanyuma nubinyemerera ndaba nkugireho umugisha. Ntacyo nzi maze ubwo uzerekeza hariya mu karere k'Impara iwanyu. Iyi ni iy'umusaza Viseni. Iyo ngiyo ni ikibindi uzamuka mubwira yuko twabonanye, nakibona azamenya ko twabonanye. Ubwira umutwaza ruhago wawe yigire hano hafi aze, ariko niba ataranaza ahari menya bagize imirimo myinshi. Sabe focus anyegere nyakirira. Icyo kibindi uzakimenyere sobuja nawe azagihikireze ise. Hanyuma ahangaho harimo ibanga ry'abantu basabanye abageni. Yo n'umwihariko ugutwaza umubwire ngo ntabwo tuguha akabindi k'ihenero, ahubwo turaguha iki ni cyayi cy'u Rwanda, uzajya ukinywa wibuke ko twaganiriye amagambo meza. Dore ko iyo tuvuye ahangaha twongera kumenyekana iyo twahagarutse, ariko nuzajya usoma iki cyayi uzajya umenya ko twari turi kumwe mu gitaramo cy'abana bacu. Imana iguha umugisha. Hanyuma nabyo ndabikwemerera, ibi ngibi byo ntabwo navuga amazina y'ibyo kunywa, ntabwo twazagenda kugereze iwawe. Hanyuma aho twubakiye abana naho turajya kuhakwereka, ariko nkuko wagize hano tukagusabira umugisha, unyemerere urarike umushumba Alphonse Nkunzu Rwanda ze natwe dusabira undi mugisha, hanyuma twerekere njye kukwereka aho twubakiye abana, kandi utubwirire umuryango wose ngo mwarakoze kandi ibyiza mwadukoreye, namwe Imana izajya ibitura ibyiza. Imana ibaha umugisha. Bana data turagushimye, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye uyu munsi mwiza waturemeye, munsi waduhayemo umugisha, munsi w'ibirori bya Eminayista, munsi wahuje ababyeyi, munsi wahuje imiryango yombi. Wakoze ko wabanye natwe kuva mu gitondo cy'uyu munsi kugeza ku musozo w'ibi birori. Turakwinginze rero uha umugisha buri wese wagaragaye muri iki gikorwa, uha umugisha buri wese wagize uruhare kugira ngo iki gikorwa kigende neza, kandi ukomeze urinde abageni, ukomeze ubafashe kuko uri uwera. Kandi ababaye muri ubu bukwe bose bagiye gufata ingendo bajya hirya no hino, ugendane na buri umwe, ubwo buri wese mugeza mu muryango w'amahoro, tukumva inkuru nziza turaza kugushima. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe, babaziza n'urukundo rwawe nibikomeze biganze, mu izina rya Yesu niko tubisabye, amen. Reka dusabe rero n'ubundi Marene adufashe amutwikurure. Hanyuma se abana nabonye hano bagiye mubaze ntimubarambure n'ikintu kare neza, tumuhe amashyi. Nyuma yo gutwikururwa umugeni ahabwa amata na nyirasenge. Ukomishaho rwose, ukomishaho rwose. Ngaho nimunyweshe abana, kwita ku bana muzabyara nk'uko abashumba babasengera bifuriza kubyara ahungu na kobwa. Ngaho nimubahereze bifashe nabo maze binyweshe. Fatisha amaboko abiri, bahita inkongoro. Hanyuma rero iki ni igikorwa cyiza cyo
kwakira noneho ya maboko umuryango wifuzaga, hanyuma umugeni agasohoka mu rugo noneho akajya hanze nta kibazo. Kera habagaho igikorwa ariko kitari icya gikristo cy'ubupagani cyo gukatwa amasunzu, ariko ku mugaragaro Esther aratwikuruwe. Twashimira Imana n'amashyi menshi n'impundu. Hanyuma kubo tutari kumwe, igikorwa tuvuyemo ni igikorwa cyo gutwikurira umugeni. Ubu rero twashaka kubatangariza ko Esther Mahombi atacyaramye, atagitwikiriye, ahubwo abaye umukozi. Ubu mu gitondo nimushaka mumukurikirira isuka, ukazi guhinga, imirimo yose ibyara inyungu yemerewe kuyikora, kandi yemerewe gusurwa, agaherekeza, akarenga imbuga, akarenga irembo. Rero kandi nk'uko twabivuze ni umukozi. Turashimiye rero ko byagenze. Hanyuma nshimiye wenda umunyabintu wawe ari buze kuguha amakuru. Ntabwo twaje imbokoboko, ahubwo nk'uko wubakiye abana ndetse ukubaka inkike ya ruguru, natwe twaje kunga mu ryawe dushyigikira iyo nkike. Twazanye ku mbuto z'iwacu, tuzana ku mitobe, tuzana ku bihingwa by'amoko yose, ibinyabisogwe, kugira ngo dukomeze gushyigikira urwo rugo mu gihe ibyo bahinze bitarera, batazicwa n'inzara cyangwa babure byo gushyigikira no kwakiriza abashyitsi. Mu yandi magambo, ibitwikururwa twabigejeje mu bubiko, ubwo uraza kubibona. Hanyuma navuga ngo umwana nakumbura ukabona akeneye kuza kudusura, nta kibazo, tuzabakira, ni karibu. Hanyuma ubundi mvuga ngo Imana ikomeze kuduha umugisha. Nzuze agere, hanyuma Mariana ndamugezaho nyuma. Hanyuma uraza kubusoma umenye ubwo aribwo. Hanyuma nk'uko wari ubivuze, reka twumve. Ijambo rya mbere ndabashimira cyane ko mwadufashije muri uru rugendo kuva rutangiye, n'ubu tukaba tukiri kumwe. Turabizeza ko uburyo mwagiye mutugaragariza nk'ababyeyi, twizeye ko natwe tuzubaka umuryango mwiza, kandi umuryango ugendwa, kandi mwese tubahaye karibu iwacu. murakoze. Hanyuma byinshi ndi buvuge, byinshi twarabivuze, ariko kandi turabashimiye by'umwihariko mwabanye natwe, mwaradufashije, impanuro mwaduhaye tuzazikurikiza. Kazi na karibu mu rugo rwacu. Murakoze.
mwiza tugushimiye ku munsi ugiye ku minsi yacu yo kubaho uretse ubugingo bwacu mwana ntabwo byagerageza byabiguse batazigama n'iki ziratakora twebwe turagushimiye Kristo tugushimiye rero utakora twese ko abanye natwe uyu munsi waturengeye n'ukuri tuguhaye icyubahiro ko abanye natwe twakubonye icyubahiro n'ikiguharirwe Kristo turi mu gikorwa runini cyo gushingira abana bacu twashyize mu biganza byawe n'urugo rushyashya turakwinjiza kugira ngo uzabane n'urugo uzarwubake kandi mwami uzababe hafi mu majya n'amaza byose uzabane nabo uzajya bagira inama ukabajya bagira inama uko bwije n'uko bukeye ntibakakuveho Kristo bakubona uko bwije n'uko bukeye iyi miryango yose turayisengeye Kristo yarakoze tunayishimiye gisabira umugisha yarakoze hano baduhaye umwanya umwanya bataze ku butunzi bwabo kubera aba bana turagushimiye ko abana ko babahaye umutima wo kugira neza usubize aho bakuye Kristo tugiye gutandukana mwami ku bw'amaso no kugendana natwe hari abagiye kugendana ubuzima byakozwe n'abana b'abantu hari abagiye kugendana n'amaguru Kristo wese ubane nawe umugeze mu rugo amahoro kandi ubane no kubwije no kubukeye n'izina rya Yesu Kristo. Amen.